Alright, agafilimi kacu nakundi tugatangiranye n'umugabo wicaye ahangaha mu kagare k'abafite ubumuga ndetse n'abangaba bari hakurya mu intebe bicaye ibikorwa barimo barakora nawe uri murabibara nuko muri ako kanya n'umusore ahise abazaho n'umukobwa ati ese ntabwo bufite bwo kuba wansoma imbere y'amaso y'umugabo wawe nuko n'umukobwa ahita amubwira ati rwose wibivuga ati ntugire ikibazo cya uriya ati so uriya ubwo uri kubona uri ari umugabo koko ati nta mugabo urimo rwose ati nyuma y'ahakoreye impanuka yaje kuba pararize ibice by'umubiri bye byose nta n'igice n'iki na kimwe rwose gikora yabaye pararize ntago yabasha kuvuga ntago yabasha kugenda ewe ntago yabasha no guhindukira ubwo yirirwa hariya mu gatebe no kujya kuri wese ni umukozi umufata akaba yamujyana kuri wese naho ubundi ibyo ngibyo rwose wibivugaho kandi ntunabigireho ikibazo sheri atahubwo reka twikomereze ibyo twari turimo akomeza imico yabo mibi uyu mukobwa rwose uno wicaye mwaka no kagare ni umugabo we ariko yishakiye undi muhungu rwose ujya uraza ngo babikurikirane nuko n'umukobwa ahita amubwira ati rwose usibye ko uriya mugabo ari umugabo w'umukire afite amafaranga ubundi uri kubona koko umukobwa mwiza nkanjye ndeba koko nawe urebe unuruke hejuru urebe uburyo kimeze ubwiza bwanjye uburyo kibumeze ubwo uri kubona nakingiranwa n'umugabo ufite ubumuga nka buriya umuntu utabasha kugenda umuntu utabasha gukora ati rwose nta mafaranga y'inkurikiye ntago ari ibikorwa nagaruka ameze muri ako kanya bahita bumva umuntu ukomanze ku rugi ukubona umukobwa ahita amubwira ati rwose ashobora kuba ari papa we waba ugarutse nuko sereri ihita yikata rwose hahita hinjira umuntu muri ako kanya se ninde bahise batwereka umusaza uri ahangaha rwose yaje areba ibipapuro mu gikapu nuko n'umukobwa ahita amubwira ati oh Mr. Johnson ntabwo se nyakubaha Johnson ati murakaza neza rwose murihuse ati turihuse rwose ibyo twari turimo birarangiye nuko n'umukobwa ahita amubwira ati uyu musore urimo urareba ahangaha ni umuterapiste ni umwe uzajya uramfasha rwose kuba nakorera massage umugabo wanjye akanyerekera uburyo kibimeze ubundi rwose akaba yabasha kuba yamererwa neza tukareba ko imitsi ye yasubira ku murongo nuko uno mugabo aba arasetse cyane ati rwose wow ibyo ni byiza rwose ndabyishimiye ati bakora gutya ati over here ati nahangaha ati Kevin ati waba uri kwiyumva neza barimo barajijisha rwose bajijisha uno musaza nuko no musaza ahita amubwira ati papuro bya mariage berateguye ati rwose ubu ngubu vuba bidatinze urugiye kuba umugore wa Kevin ati wow amazing news niko no mukobwa yahise abwira uno musaza ati ibyo ngibyo rwose ni amakuru meza kandi ni amakuru ashimishije ati darling ese waba wumvishije ibintu byo papa wavuze ati vuba bidatinze ngiye kukubera umugore nawe umbere umugabo rwose byemera amategeko ubundi twibanira karamata kumbuye umukobwa nagakunda uno Kevin ahubwo yishakira amafaranga ya Kevin amukurikiyeho imitungo ntago mukunda by'ukuri ntago urukundo rwamukunda ari urw'ukuri nuko no musaza aramubwira ati ngiye kuba nibereye hejuru kuri escalier ubwo ntuza kunyenera niho uri buze kunsanga agafilime kacu rwose ni agafilime ni umukobwa wakunze umugabo ariko umugabo yarakoze impanuka yarabaye pararize atabasha kugenda ariko aravuga ati kwa afite amafaranga reka nsigarane nawe nuko agafilime kacu gakomeza kuri uyu nguyu ni umukozi wo mu rugo yarikanze yabonye iki n'icyo abonye gituma yikanze ahangaha kumbe ni wa mugore wa Kevin urimo uraryamana na wa musore bakorana ibintu babikurikirana akajagsoke nuko uno musore rwose ahita abwira uno mukozi ese hari ikintu ubonye ndagusubiramo wa mukozi hari ikintu waba ubonye did you see something ese haba hari ikintu ubonye ni kwa kundi nyine ufata umuntu akaba yakujijisha nyine kugira ngo utazabasha kuvuga ibintu byabo bonye nuko uno mukobwa ahita ava ahangaha ahita ahamagara uno mukozi uri ahangaha ati Rusi cyangwa se Ruci niko yavuze ni Rusiyana mu Kinyarwanda ati ese waba uri kwibuka neza yuko waka visa yawe yenda kurangira uyu mukozi uri ahangaha
ni umunyamahanga, ni kwa kundi rwose abantu bava mu bihugu byabo bakajya kuba batera ibiraka ahandi mu gihugu, mu kindi gihugu. Ati uri kwibuka neza yuko waka visa yawe vuba ahangaha bidatinze irabirangiye? Ati rwose ndabyibuka mabuja. Ati byiza cyane. Ati rero niba ushaka yuko rwose kuba wabona iyindi byoroshye nangwa se bikaba byakugora bitewe n'imyifatire yawe, nizere ko ibintu uboneye ahangaha nta muntu ugomba kubibwira. Ati rwose ibyo ndabyumva mabuja, ngo ndongera ngusubiremo ikibazo rwose, ni akabazo gatoya kumvikana. Ese haba hari ikintu wabonye? Ati nta kintu nabonye. Ati good, ibyo ni byiza cyane, uri umukobwa w'umuhanga rwose. Noneho ndavuze ngo get out of here, nangwa se fata ibintu byawe, toragura ibintu byo wari ufite, ubundi tuva ahangaha bidatinze rwose, umve mu maso ninongere kuba nakubona wisaza nk'ibi bice biri ahangaha rwose. Nuko umukozi yahise yigendera, ariko yarababonye ibyo bari gukora. Nuko n'umusore ahite abaza hano umukobwa ati ese uratekereza ko uriya mukobwa bino bintu abonye yabivuga? Ati rwose ibyo ngibyo ntubitendeho sheri. Ati kariya gakozi ni akagoryi, nta muntu wakumva, even ntabwo kazi no kuvuga icyongereza neza, ubwo uratekereza kagenda kari kubivuga mu buhe buryo? Ati nose ubu ngubu ibi ngibi ntabwo biri buze kwangiza mariage yawe? Ati ibyo ngibyo ntubigireho ikibazo sheri, don't worry, ntubigireho ikibazo. Nuko rwose ahangaha basigara ahangaha. Nuko umusore ahita abwira wowe umukobwa ati ariko hari ibintu tutari twarangije, twari turimo tuvuganaho. Ati rwose ngwino ahangaha, ngwino unyegere tube turi kubiganiraho, ubundi turebe ikintu twabikoraho. Sinzi ibintu byo bari kuganiraho ngo bagiye kuba babasha kuba bakomeza ibiganiro byabo, niba ari ibingibi bari kutwereka ahangaha ntago mbizi. Muri ako kanya hahise haza umuntu wambaye mask mu kirahure, ahita aza ahangaha rwose abangaba aho bari, ahita afata telefone asa nk'umuntu ugiye kubafata video nangwa se akaba yabafotora amafoto. Ni umuntu tutazi, yambaye imyenda y'umukara ndetse na mask, ahita kubita umurabyo abangaba bahita bawumva ati ibyo ni ibiki? Ati ninde uri aho ngaho? Nuko ngo nahita abona ko bamubonye, ahita akata asubirayo. Nuko umukobwa nahita byotsa ati sheri hani, ati byuka vuba ubundi umukurikire, yari amafoto ataza kuyatanga akaba yayihereza Kevin bikanyicura ubukwe. Nuko ngo nahita amanuka muri ako kanya atavuga ati hey stop, hagarara wowe, hagarara hugeze, niba nawe wahita uhagarara. Niba akora iki? Ariko uyu ngo ntago yamwumvishije, akahita mukurura byose bya bipira n'ikanzu yambaye atamukura. Ariko muri ako kanya nawe ntiyabasha kumufata neza, ahita yibarangura hasi. Uyu ngo ahita asa nk'avunitse ukuguru rwose, agenda arimo aracumbagira ariko asa nk'ucitse kino gihungu cyari kiri kumwe n'umugore wa Kevin. Ese uno yaba ari muntu ki? Yaba ari inde wamutumye? Ahita afata igitambaro, ikintu kimeze nk'igitambaro rwose, agikubita uyu nguyu mu maso. Nuko umusore ahita aburira mu myotsi. Uyu nguyu mu kujya kwikuraho igitambaro yasanze umuntu yarenze, agafilime karangiye rwose, umuntu umufotoye amafoto aryamanye n'umugore wa Kevin, ntabwo abashije kuba yabona ngo ninde. Nuko agafilime kacu kahita katwerekeza ku munsi w'ubukwe. Uyu ni umunsi w'ubukwe, uri kubona ko umukobwa rwose yambaye ikanzu y'ubukwe, ndetse n'umusore ahangaha Kevin warwaye paralize nawe yambaye agakoti, bamwambitse agakoti. Ni umunsi w'ubukwe bwabo. Nuko n'umukobwa ahita abwira umusore ati rwose nindangiza kuba nasinya biriya bikontara by'ubukwe turahita dufurayinga nangwa se dufata akadege, ubundi twigire ku birwa ariho tuba turi kuryohereza njye nawe. Ahangaha batwerekwaje arimo aracumbagira ati hey, ati wowe urinde urimo uraza uracumbagira? Ati ninde? Nuko umusore ahita abwira uyu ngo ati reba rwose, reba biriya birenge bye. Ati ni uriya arimo araripinga. Kuripinga ni kwa kundi umuntu aba yagize impanuka ukuguru kwe nangwa se akaba yavunika, ntabashe kuba yagenda neza, ari gucumbagira, nibyo twita mu cyongereza kuripinga. Nuko nahita avuga ati yariwe. Ati rwose nakangaka gashobora kuba kabivuga. Nuko bahita bamupfuka umunwa muri ako kanya, ndetse banamuhambira n'amaboko, bamufungira mwa kino cyumba ahangaha. Ati rwose gafungirane udasanga ibintu bibaye bibi kakaba kavuga ibintu byacu kandi twari tukwenda kuba twakora ubukwe. Ati uno musore ahita amubaza ati listen, nyumva rwose, ati ese nta muntu waba wamubonye cyangwa se haba hari icyo kiri buze kwangirika ahangaha? Nuko umukobwa ahita amubwira ati ibyo ngibyo rwose byitaho. Nuko umusaza papa Kevin ahita amubwira ati nuko umukobwa ati ahangaha rwose hari
mariage contact, hari kontra mariage ndibuze gukenera sinya zanyu zombi kugira ngo rwose mwemeze ko mubaye umugore n'umugabo. Ahangaha rwose ntabwo ari ngombwa ngo bagende rwose bakora ubukwe bibe biracitse nk'ahangaha inaha rwose muri Afurika, ni ugusinya bombi ubundi ibipapuro bakazabijyana kwa noteri nangwa se bakabyibikira bakerekana yuko ari umugore n'umugabo byemewe n'amategeko. Umukobwa agiye kuba yasinya imwemera ko abaye umugore wa Kevin byemewe n'amategeko, ubundi yegukana imitungo ye nk'uko abyifuza. Ati rwose akira, umukobwa yitwa Emily ndibuze gukenera sinya yawe bwa mbere. Ati niwe uri bubanze gusinya rwose, atakira ikaramu ndetse n'iyi contract ubashe kuba wasinya byemewe n'amategeko, ubu ubaye umugore wande, ubu ubaye umugore wa Kevin byemewe rwose mu mategeko. Ati reka nze nkwereka ahantu uhura sinya. Ati rwose uraza gusinya ahangaha bwa mbere, ndaza kukwereka n'ahandi usinya. Ahita areba wa mupfubuzi wati araseka rwose amwenyuramo. Umukobwa ahise asinyira imitungo ya Kevin, abaye umugore wa Kevin byemewe n'amategeko. Ariko nagakunze Kevin ntabwo rwose anamwikoza, ahubwo we yishakira imitungo ya Kevin kuko Kevin afite amafaranga nubwo yahuye n'impanuka akaba yaba paralize, ariko ni umugabo wakize afite amafaranga. Ati urongera unasinya ahangaha. Umukobwa yahise asinya rwose byihuse bidatinze. Umukobwa nawe rwose ati sinya rwose ndarangije. Nuko umusaza baravuze ati ni byiza cyane, ariko ndibuze no gukenera sinya ya Kevin, turibuze ko gukenera ko na Kevin nawe aza gusinya. Nuko umukobwa ahita amubwira ati okay, ibyo nta kibazo, reka nze mbe namufasha ubundi abe yasinya ahangaha. Nuko umusaza ahita abwira ati uyu mukobwa ati ese wa mukozi ntabwo waba wamumboneye kuko kuva mu gitondo? Ati rwose nahuye nawe tuba twagirana akabazo mu gitondo, mbasha kuba namuvuna ukuguru ko ariko mu buryo bw'impanuka, ariko ntago nabishakaga. Rero ndi gushaka kukubaza niba waba wamubonye kugira ngo mbashe kuba namusaba imbabazi kuko namwangirije ukuguru kwe kose nagukomerekeje. Nuko abangaba bahita barebana. Ati iye, ati niweho wamuvunye ukuguru se? Ati ni njyewe. Ati none se wamubonye? Ati ntabwo nigeze mubona rwose kuva mu gitondo. Ati nakifuje kumubona nkaba namusaba imbabazi rwose ku makosa naba namukoreye mu gitondo. Nuko uyu nguyu umusore ahita avuga ati ngo ramva ngo twahimutse rwose, ngo none twamufungiranye, kumbe ntabwo yari we rwose, ari urimo aratuneka, ahubwo ni wowe umusaza watumye avunika, ni wowe wamuvunye, niyo mpamvu twamubonye arimo araripinga cyangwa se arimo acumbagira. Ati turi buze kubigenza ute rero ko twamufungiranye, tuze kubigenza ute? Ntabwo ari we rwose waba wari urimo uratoneka ku munsi w'ejo. Nuko ahangaha Kevin ahita ahaguruka mu kagari k'abafite ubumuga, ahita avuga ati it was me, ati yari njyewe. Kumbe Kevin niwe wari waje wambaye bya bimaske, niwe wari waje yambaye ibibyenda by'umukara ndetse n'igikanzu cy'umukara, ahita afotora abangaba bari kuryamana mu buriri. Nuko n'umukobwa ahita atangara, n'uyu musore ahita atangara. Ati Kevin, ati yego ndakumva mabuja. Niko Kevin ahise avuga. Ati Kevin ngo none se ngo ubasha kuba wagenda? Ati rwose usibye no kugenda, ati buri gice cyangwa cy'umubiri cyose kirakora, nge nta kibazo mfite, nta n'ahantu n'aha na hamwe ndi paralize rwose. Ati yego rwose nawe nk'uko uri kubibona nge mbasha kuba nagenda neza rwose, kandi buri kimwe nyikora neza byishimiye. Nuko n'umukobwa ahita atangara rwose. Nuko papa wa Kevin namureba gutyo. Kevin ahita amubwira muri ako kanya ati rwose ngiye nafashe n'umwanzuro kugira ngo mbashe kuba namenya neza yuko niba ushaka kuba washyingiranwa nanjye cyangwa se niba nkurikiye amafaranga yanjye. Nuko n'umukobwa ahita avuga ati ibyo ngibyo rwose watinze, nta kintu buri buze kukumarira Kevin, ibyo ngibyo rwose nta mahomvu, kuko ubu ngubu nta kibazo ngiye mfite kuko narangije gusinya kontara y'ubukwe, bisobanuye ko amafaranga yawe yose
nta mafaranga yanjye, ubu ngubu mfite uburenganzira ku mitungo yawe yose, ku mafaranga yawe yose, ibi byose ufite nanjye n'ibyange mbifiteho uruhare, nshobora kuba nabikoresha ibintu byose nshaka muri kano kanya kuko nawe wasinye. Nuko Kevin ahita amureba muri ubwo buryo ati ese are you sure about that? Ese urizeye neza ibyo uri kuvuga? Ibintu byo wasinye wabirebye neza? Kandi koko uyu mukobwa yasinye atanazi n'ibintu byari gusinya. Ati ushatse kuvuga ikintu? Ko umukobwa yasa amusubiza ati ushatse kuvuga iki? Kumbe ibipapuro yari yasinye ntabwo byari ibipapuro bya mariage, ahubwo ni ibintu bari bagiye barafaburika bariyandikira byo kumujijisha. My God, umukobwa arafashwe. Nuko muri ako kanya Kevin yahise amubwira ati weho nako gasore kawe ndavuze ati muhite munsohokera mu nzu kano kanya, muhite musohoka ahangaha kano kanya rwose bidatinze, kuko nimudasohoka mu masegonda 60 n'umunota umwe mbahaye ndibuze kwita mpamagara polisi. Muhite musohoka aka kanya rwose. Umusaza uri ahangaha nawe ahita areba kubusa hatangira kubara amasegonda ati rwose nawe aka kanya munsohokere mu nzu bidatinze. Nuko kino gisore kita kibwira hano umukobwa ati reka twisohokere, kuko ndi kubona hano umusore rwose tubashije kuba tudasohoka. Yahita hamagara polisi ugasanga ibintu bibaye nabi. Nuko umukobwa ahita kubita igipapuro ahangaha cyo bari kumujijishirizaho, ahita asohoka muri ako kanya. Mama we, umukobwa ahise afatwa ku munota wa nyuma. Kevin ni mubaya sana. Kevin ntabwo apfa kurya amafaranga ye gutyo bera mupangu. Amafaranga yabarayabonye yaruhiye, nawe ukazura umukobwa ngo ushaka kuyarya. Agafilime nizere ko rwose kakwigishije isomo, nizere ko hari isomo ukuyemo. Umukobwa yaje akurikiye amafaranga, uyu mutipe nawe yigira umuntu ufite ubumuga nangwa se wahuye n'impanuka, akoze impanuka akaba pararize, ariko ashaka kuba yagerageza uno mukobwa niba mukunda bya nyabyo. Nuko ahita abwira papa we ati rwose ari uri mukuri papa, ibintu byo wambwiye kwa uno mukobwa ntabwo ari wibeshye. Mbasezeraho mbabwira ati uyu mwari muri kumwe ni KP, ndabakunda cyane, cyangwa se ni Mr P, ndabakunda cyane rwose. Wibuke gukanda subscribe, wibuke gusharinga ino video, wibuke kujya muri comment ukatwandikira se no gute hakabonye. Ciao ciao, see you next